bundi kera njyewe nikundiraga abasitari numva kukubona gusa bihagije numva n'ibiboro ntazabikora na nyine nanzo gusa numvaga nzaba umuhanzi tu ndi umwana niga mu wa gatandatu primaire umva guzaba umuhanzi banguriraga amakaye nkahita nkuramo iyo bamaye y'umukoro nkayandikamo indirimbo umukoro nkawandika inyuma Eric Densa biba ngombwa ko dukorera kuri account ye kubera ko nta bushobozi na phone urumva umuntu wiga mu wa gatandatu primaire we yarafite Tekino F1 ariyo dufatisha video dukora video turakomeza nkorera kuye birakomeza noneho nkumva ko nzakira watangiriye kuri F1 natangira kuri F1 ya Eric none se ubwiwe ubwiwe telefone yarabonaga F1 twahuye na Marina ikiganiro dukoresha Tekino F1 yego kuko mbere twatangiye dufite team yitwa Karenge Kids Talent so Karenge Kids Talent rero ababyeyi b'abana baza kwifuza ibintu byinshi birenze ibyinjira yego turabareka turabakwama so dukoresha F1 banoheje Eric ndamubwira Eric rero ikintu ngewe kitwica namaze kubona nuko tutaba mu mujyi buri icyo gihe rero mwabagaye icyo gihe twabaga Karenge kavukire muri Rwamagana iwanyu ni Rwamagana yego ndamubwira Eric ibi bintu nyamara byicwa nuko tutari i Kigali tugiye i Kigali twakigira amafaranga nk'abandi bana twanakura mu mutwe niyumvishaga ko utarabona ntiwamenya uko ibintu utarabona nyine bimeze birumvikana yego ndamwoshya ariko we ntabwo yabyumva karavuga uti sawa mungu we ko wibumbira itafari hano ubona amafaranga wanyomoye kunyomora itafari karive ni kutarenza amatafari desa ku munsi kari 4,000 ku munsi kuva mu gitondo kugera nijoro ukaguramo agasabu n'amavuta ugasanga yose arashize n'akarindazi mu mujyi uzatungwa n'iki ndamwashya ndamubwira ati mwana ubuzima bushariye wamenya kububamo tutabubayemo katugende tububemo yego urumva tuba turagiye tuba ahantu bita Rugende Ikabuga aho hantu tuhabaye nahagiye mfite ikiro 5 nakoboje cy'ibigori mu rugo cya kawunga n'amashu nk'icumi yes twonye kubasuhuza mwe mutahwema kutwereka ko mudukurikiye 5 ni nk'ibisanzwe ni Juste Talks nkaba ndi kumwe n'umusore ahangaha ndagira ngaze kubibwira rwose ngo nta uvuga umugabo wundi ahibereye amakuru man ni fresh ndashima ala umeze neza meze bon ya ebwira abanyarwanda badukurikiye usibye ko sino kubibwira burase sibakuze ya na umenywa na bose so kubanzi ni Moyize kubanzi muranzi kubatanzi ni Moyize Mukunzi Mr yarakibirinduye amashimwe y'abandi amenya ejo hange hazaza naragerayo izo ni Mr zose zinzaho so nutuntu mba narakoze nyine tukaba trend kurenza ibindi bintu yego amakuru yawe se Moyi ni fresh ndashima yego twishimiye kukwakira hano kuri Juste Talks nanjye nishimiye kugera ahantu nka kuko umuntu akora kugira ngo agere ahagera urumva iyo ugeze aho utaruri yego ari byiza n'intambwe buri gutera birumvikana yego nase mwana uyu munsi aho ugeze ahangaha urabona umeze ute muri rusange mezene ikintu nyine nabwira abanyarwanda meze neza kurenza wenda mbere uko abantu bari banzi nyine uko iminsi ishira so intambwe igenda iza yego ubu Moyize wa 2023 ni hatandukanye na Moyize wa 2025 Moyize wa 2023 nta phone yagiraga nta cyizere yigiriraga nta nzira y'iterambere yabonaga mu buzima bwe muri make yari Moyize umeze nkaho atiyizera ubwe wumva yanabaho kubera abandi ariko ubu 2025 ndi Moyize ukora ibintu bimvuye mu maraso ukora ibintu binshingiyeho bidashingiye kuri runaka ndi na Moyize ubona iterambere mu maso he kandi iryo terambere aribona ku kintu kimuva mu maraso yego urakoze cyane ndagira ngo rero nkubaze cyangwa se wibwira abanyarwanda ku kintu uzi neza ko bakuziho mu bakuzi ikintu nzi neza ko banziho ni boro zo mu byondo yego wababwira nyine boro zo mu byondo rero kambwira abantu bajye bazibazaho ari abantu baba babona ndurunyacyaro rwa danje abandi bakabona kuba nkora boro za content zanjye ni nk'ubugoryi ni nko gushaka views ariko
na mbere yuko njya muri ziriya boro so hari account nakoreragaho kandi nabwo twararebwaga ariko ntago nabikoze kubera ko ari ugushaka views cyangwa se ari uko ngayitse ari ukujya mbereke ko ngayitse ni content nk'uko umuntu nyine umuntu agira amahitamo ye niyo mpamvu abantu tuba twararemwe bitandukanye so buri muntu Imana ikamuha umutima we n'amarangamutima yiwe buri muntu nyine abagomba gukora ibimurimo yego nose yego utambeshye ni gute wisanze urimo ufata kira gitekerezo uvuga ngo ngiye gukora ino content iriya content urabona ko ni content ibabaje ni content nyine muri make umuntu urimo kubireba reka mvuge nk'ingangari wenda yicariye mu rugo iwe arabatse uyu mwana wo kabyara we yabaye iki yasaze hari ahantu wakuramo inzoka hari ahantu wakomerekeramo hari ahantu warwariramo indwara ya malaria muri make wakuramo ibintu byinshi ni gute rero wisanze urimo gukora iyo content ukavuga ati ngiye gukora ino content yo kwigaragura mu byondo kuriya wenda amahirwe nuko nge nta ndwara nkuramo cyangwa se inzoka cyo ni ikintu nshimira Imana mbere na mbere ko ibintu byanjye bibirimo ariko impamvu nakoze ibintu bishobora kuba bihabanye ukuntu nibyo abantu bazi kuko iriya content ndakeka nta wundi muntu nari nyizeho so n'ababikoze nyuma basaga nkaho babinkoperaho iriya boro nyine nashaka gukora ikintu gitandukanye ndi umuntu ushaka gukora ikintu gitandukanye n'icyundi ntago ndi umuntu ushaka ko banyitirira ntago nkunda nyine gukora ikintu ngo bakitire runaka ngo ne runaka banshaka niba ari ikintu nakoze so cyakozwe na Moyize uzagikora azaba yarakopeye Moyize nkunda umwihariko muri make okay ariko iriya content nekereza ko atari we wa mbere wayizanye niba nibeshye ariko ndakeka uzi comedy za Patino biti Ngando iriya content ari wowe nabo ninde watangiye mbere y'undi bo urabizi bacururizaga kuri YouTube oya ariko njya kuzikora bo bazikoze mu buryo bwa comedy so ngiye kuzikora no muri nje nta muntu nigeze nkopera ngiye nkora ibiboro bindimo nago njya nkora ikintu ngo nakibonyaho kandi umbwiye ko Ingando uzizi kandi wanazibonye mbere y'uko zira boro nago zaje zikabije nk'ibiboro nkora yego bro ngiye njyamo neza sana njyamo neza iyo nakoze njyamo neza kandi bo nyine babikoraga bitarekuye cyane ariko nge ni ibintu nkora nyine ku buryo umuntu bibonye ashobora no wenda bitewe na sound birimo ashobora gutekereza cyane akibaza kuri icyo kintu cyane yego none se reka ngubaze Moyi utambeshye biriya bintu iriya content iyo utekereje kujya kuyikora ntago bijya bikugora ngo ubanze nafata umwanya unabitekerezeho cyane bitewe na situation ugiye kuhita ujyamo ako kanya iriya content ntago ari ikintu ndarampanze so njya kuri shoot nk'ibisanzwe byanzamo gukora shoot imeze gutyo akaba ari yo nkora ntago njya ndarampanze ngo ndakora mu byondo so nyine njya nko nditegura nkafata ko imyenda nambara so nagera nko ku muhanda nkahita mvuga utariko wakora boro zimeze gutya nkabikora gutya ariko ntago njya mbipanga cyangwa nawe uri muri babandi bakora iby'abanyarwanda ubona bakunze nk'urugero oya niko abantu duteye silver plate twumvikane Moyize nuvuga ngo niba ubonye ko iyo boro irimo kurebwa byanze bikunze nanjye abaye ari ngiye nanjye niyo nabyuka mu gitondo njya gukorera part 2 n'urugero ariko nanone bivuga ko ibyo bintu nabikoze mbere yuko babibonye nabikoze yego so wenda ni kwa kundi nyine ahari umugisha wawe so ntago wakitesha umugisha ubona ko ariho hari umugisha kurenza ahandi wari kujya ujyaho umugisha nyine uri yego ariko ntago nagiye mu byondo ngo nuko ngo bashaka ntago wambwira ngo Moyize kora iki ntashaka kugikora ngo nyikore ari ibyo ari ukubakorera bajya bambwira ngo kora iki ngo jya nkajyayo nyine nkora ibindimo mbereka ibindimo none se ubundi Moyize kubera iki ni gute yisanze arimo gukorera kuri TikTok nakundaga abastari cyane nakundaga abastari muri quartier nyine story yero mupeti yego ngendagira ngo twinjiye muri ibyo ngibyo none iyo story y'uburyo waje kwisanga uri Moyize urimo gukorera kuri TikTok uyu munsi ukaba ugeze ahantu uvuga ati nanjye mfite abantu bakurikira ibikorwa byanjye bakonsuming ibintu byanjye yego bundi kera njyewe nikundiraga abastari numva kukubona gusa bihagije numva n'ibiboro ntazabikora na nyine nanzo gusa numvaga nzaba umuhanzi tu ndi umwana niga mu 6 primaire umva guzaba umuhanzi banguriraga amakaye nkahita nkuramo iyo bamaye y'umukoro nkayandikamo indirimbo umukoro nkawandika inyuma mu ikaye ya note ya mate yego nguce mu ijambo ariko tugakomeza
ibyo ngibyo turimo kuvuga wumvaga uzaba uwuhe muhanzi uririmba iyihe njyana? nta nubwo ari gospel. Numvaga nzakora ibintu byose, nzajya ndirimba boro ziri romantike zisanzwe na hip hop. Oya, hip hop yo wapi, hip hop wapi. Noneho nkavangamo n'akaboro ka gospel gake, ariko boro birimo amarangamutima, nkakora indirimbo zirimo amarangamutima. Okay, ngaho rero komeza unsobanurire kuri cyo cyose. Rero ngiye bangura kubera gukunda ubuhanzi, banguriraga ikayi nabigenza gutyo, imwe nkahita nyipowesha nkajya nyandikamo indirimbo, biza gukura sonza kugera ahantu Eric Densa biba ngombwa ko dukorera kuri account ye kubera ko nta bushobozi na phone. Urumva umuntu wiga mu wa gatatu primaire we yari afite Tekino F1 ariyo dufatisha video, dukora video turakomeza, nkorera kuye birakomeza. Noneho nkumva ko nzakira. Watangiriye kuri F1? Natangire kuri F1 ya Eric. None se ubwiwe ubwiwe telefone yarabonaga F1 twahuye na Marina ikiganiro dukoresha Tekino F1. Yego, kuko mbere twatangiye dufite timu yitwa Karenge Kids Talent. So Karenge Kids Talent rero ababyeyi b'abana baza kwifuza ibintu byinshi birenze ibyinjira. Yego, turabareka turabakwama, so dukoresha F1 turakomeza turakora nta cyiza kuri F1 yanyu. Nta kinjira, nta panaro wabikuramo. Yego, biza kugera igihe dufata icyemezo turavuga uti ariko kabandi ba TikTok babona amafaranga tubona byibuze baguze ipantaro, twe biragenda gute kujya tugura ipantaro? Nta waduhikira cyo kwamamaza, ibintu byose n'uburibwe n'ubusharire. So biza kugenda gute rero, banoheje Eric, ndamubwira uti Eric rero ikintu ngewe kitwica namaze kubona nuko tutaba mu mujyi. Buri icyo gihe rero mwabagaye, icyo gihe twabaga Karenge kavukire muri Rwamagana. Iwanyu ni Rwamagana? Yego. Ndamubwira uti rero Eric, ibi bintu nyamara byicwa nuko tutari Kigali. Tugiye Kigali twakigira amafaranga nk'abandi bana, twanakura mu mutwe. Niyumvishaga ko utarabona ntiwamenya uko ibintu utarabona nyine bimeze. Birumvikana. Yego. Ndamwoshya ariko we ntabwo yabyumva, karavuga uti sawa Mungu we ko wibumbira itafari hano, ubona amafaranga wanyomoye kunyomora itafari karive ni kutarenza amatafari desa ku munsi, kari 4,000 ku munsi kuva mu gitondo kugera nijoro, ukaguramo agasabo n'amavuta ugasanga yose arashize n'akarindazi, mu mujyi uzatungwa n'iki? Ndamwashya ndamubwira uti mwana, ubuzima bushariye wamenya kububamo tutabubayemo, katugende tububemo. Yego, urumva tuba turagiye tuba ahantu bita Rugende Ikabuga. Aho hantu tuhabaye nahagiye mfite ikiro 5 nakoboje cy'ibigori mu rugo cya kawunga n'amashu nk'icumi. Yego, ubwo ariko yari yaragiyeyo mbere, we yari yaragutanze urwo mu igitekerezo, we ahita kijyaza igitekerezo birangira tubyemeranyijeho. Dufata icyemezo cyo kugenda, arabanza kuko urumva Eric yarakize kukurusha, urumva yaranatunze F1. Oya, icyo gihe twaraguze Infinix, byaje guhinduka nyuma tukiri Karenge tugura Infinix. Yego, twavuye Karenge dufite Infinix ya Eric. So tugeze Kabuga rero wagerayo arambwira uti rero nge nagezeyo nawe ambuka ukomeze wivugire wiyegamiye nta kibazo. Yego, nkuboje kawunga mbandayizanye mu mujyi n'amashicumi, mfite 1,000 nasaguye ku itike. So 1,000 nasaguye ku itike rero ndagenda turya kawunga, twabaye mu nzu bwa mbere y'7,000. Yego, inzu y'7,000 ku kwezi ariko kuyishyura 7,000. Ubwo ni muhuye mwaka? Nijo bundi 2023 kuri kurangira. Hari ahantu hakiri inzu y'7,000 bro y'icyumba na salo niyo twabayemo. Urumva ntabwo ari kera bro, ntabwo ari kera. Reka ngubwire mwana, iyo umuntu abonye abajene baka nagatekereza inzira baba baraciyemo pe. Yego, komeza umbwire. Inzu y'7,000 nageze mu Ikabuga mfite 1,000 kugira mbona amafaranga. So nahamagaye data wacu ndamubwira uti ko mfite business yo gucuruza inkoko, wamaye nka none numvaga icyo gihe 15 ari menshi, wamaye nka 15 nkigira mu gishoro
biragerageza icyumweru, so aza kuyama 15 nkirangura inkoko bansigaranye 13 bibiri birahombye. Ndanguye nge mu nkwavu, ubwo naranguraga inkoko imwe nkafataho bibiri, ubwa mbere birangira mombye bibiri. Yego. Igihumbi naracyungukaga mani ku munsi ndarya nkumva ni byiza bro. Urumva? So bibiri sagese yasiga 13. Ariko wifite ibiri 10 by'akawunga n'amashi 10. Ariko hasoza inzu 2-5 kujyanya abone. Ndi kuvuga uti igishoro kizahita gihomba. Yego. Bibiri y'inzu ya mbere sahombye ukwezi kwa mbere nari kuzatanga. Yego. Ukwezi kwa kabiri. Inkoko ihombye ndavuga uti ja mu nkwavu nzayagarura. Ati byanze bikunze. Ndanguye urukwavu. Mvuye ku muhanda ngenda ubebetana gutya, dore ko inkwavu iyo zitwaye gutya zipfa urukwavu rw'ibihumbi 5. Ngejeje kuri gare rwapfuye. Ati turaguye 1000. Hasigaye angahe? Bro, ni true story. Nabwo ndi kubikora kubera ko ndi kuri kamera. Ndabyumva. Hasigaye angahe? Sasa hasigaye nk'ibihumbi, ubwo hasigaye 8,000. Bwa mbere wahombye 2. Yego. Usigara na 13. Umaze gusigara 13 kuramo urukwavu rwa 5. Hasigaye angahe se urumva atari 8? Ayo ngayo ndavuga utirera kugira ngo mfe ndimbwe kabuga kanjye kurangura ibisheke. Abantu rugende baranze, abantu bareba iki kiganiro bari rugende baranze incuruzi ibisheke banyita bisheke. Barabizi. So ndagenda ndacuruza ibisheke, ku bisheke ntago nahombaga, nungukaga 1000 buri munsi, ariko hageramo ibintu by'inzu mana we umutwe ukandya, hageramo ibintu by'inzu nkahita mvuga uti mana yanjye 1000 nari nungutse ngiye gukuraho n'ikindi 1000 ku nyungu, kuko nungukaga 1000 nkahahisha mu rugo 5 kubera ko twabaga turi 2 1000 twarakiryaga ewana. Ninjye watekaga mu rugo naranagavuraga. Urumva iyo ukora gutyo nguka 1000, so hari igihe ukuntu ujya guhaha ugapyeta amakara waba waha, urumva ntago waba mu inzu y'ibihumbi 7 gusa itungamo gaze, birumvikana ntago ayitungamo gaze. Icyo gihe rero turakora tuza gukora aho Haboro, indirimbo yitwa Yarakibirinduye. Yego. Haboro twakoreraga niho twabaga. So Haboro yitwa Yarakibirinduye. Twebwe turi abantu Haboro dukorera niho hantu tuba nyine, ntago tujya duhisha abantu ngo twagiye kuri set ibintu byinshi, kereka iyo twateguye set zo hanze. Yego. Dukoze Yarakibirinduye, abanyarwanda barayikunda, itangira kududu connection, noneho dutangira gukundwa n'abantu, kuko twavuye mu cyaro dufite abafrowazi 10,000. 10,000 mwe mwabigizanye? Ahubwo se wabaga watuvuga 10,000 bya followers twebwe tuva mu cyaro. Hariho kaka inyuma. Mwari mukomeye. Twadukoze Yarakibirinduye ira supporting aba followers baraza, so dutangira kubona akazi gutyo. Biza kuba ngombwa ko umuntu ajya mu matwi Eric, ya nshuti yawe mwavanye mu cyaro irugende, akansiga muri yanzu y'ibihumbi 7. Nananiwe kwishyura turi 2 ngora. Yego. Akamwoshya ngo ajye Kabuga mu mujyi ngo nta mustar ubahe ku bitaka. Haragiye aransize, so biba haso byabishike. None se Cano cyangwa se Yego Cano, ubwo se twahita nayo Cano? Yari yawe, yari ya Eric. Ruvuga ngo wowe warakoraga ugakorera mu kwaha kwande kwa Eric. Yego. Noneho rero ariko mbere yuko ansiga mu rugo, so twaje kujya muri campaign. Kujya muri campaign ziza kurangira kugira ngo nge Moyize mvuke ndi Moyize inzira yabyo. Noneho campaign zirangiye baza kubaho umunsi wo kudutumira ahantu wo kuba tumeze neza. Yego, birumvikana. Badutumiye aho hantu, so byari ibihe byiza ko nabibonye. Nge biza kuba ngombwa ko batumira abantu kuri email, ariko email twibukiranye ko yanditse ku mazina ya Eric. Yego. Account bambonaga hari email ari Eric, SMS yagiye kuri Eric. Otiba wowe urasigara. Wowe twatumiye kuri email, na email ugira zana email yawe. Nari mfite butushi 3,000 natiye umumama twari duturanye
kuko muri ibyo bihumbi 7 ntago nari gukuramo telefone yo mana we urumva yego so agahinda karanyica mani mfite ibihumbi 5 icyo gihe kuri balance ya yandi mu bisheke none narahombye nsigaranye na 5 kuri uwo munsi wa ntuza so bigenda gute umuntu wanyuye mu modoka mubwiye ko nta mafaranga mfite yarambwiye ngo ngiye kuguha fanta abamaye ibihumbi 10 mbo umuhanzi rero wamaye amafaranga menshi n'umuhanzi bita Emi umwe twakoranye boro yitwa Yarakibirinduye so ari nayo abantu bakunze Yarakibirinduye twayikoreye challenge tuza kuyikoramo indirimbo irangira muza kuyikoramo indirimbo irangira tuyikorana na Emi noneho anamo challenge amafaranga ya challenge nyine niba atari ibanga yaguhe nkangahe 10,000 urumva niyo challenge ya mbere nakoze oya yari na menshi ni handi warutangiye kubona ko ibintu urimo byagabura igomana noneho tuza gufata icyemezo cyo kuvuga ariko tujye kuba ku Gisozi kwanza Eric noneho we kubera ko yarafite amafaranga aravuga uti ngiye kwishariza nawe nugera hano tuzajya turwana turebe uburyo turya Eric aragenda afata inzu agura gaze agura matora Eric urumva ko yarafite amafaranga Eric yarafite amafaranga bro yarafite amafaranga urumva biza kuba ngombwa ko nanjye nzamuka uva muri hanze ya bingahe nzamuka yari ikiriye 7 oya twagiye mu nzu ya 30 icyo gihe tukizamuka we ariko muva aho ngaho twari turi mu ya 7 tuhita tujya mu ya 30 urumva intera mwe mute ibaze ya 7 ariye byabaga ibibazo turashyushye rero tujya muri 30 tugeze mu nzu ya 30 bitanangira kubona ibiraka sasa noneho ntanitaye ngo ni runaka mu ibiraka abahanzi bose batangira kunyapproachinga bama gospel burangiye mbona ibiraka by'amagospel cyane cyane kurenza nyine ibindi mpamvu nkora gospel cyane so akazi mbona nyine naka gospel cyane kurenza uko mbona kandi ariko nakandi yo nkabonye ndagakora kandi murabizi ko mubikunda mukabireba buri kintu nyikora mu isura yacyo urumva cyo gihe mita nkora ngezeyo mita nkora boro yo mu byondo amashimwe y'abandi nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi ibinuye mu bihumbi 30 by'aba followers yego mu mezi 2 urumva ikintu mu bihumbi 30 baba bakomeje zamuka ku munsi umwe iyo video yakubise 100,000 mu minsi 2 ibihumbi 200 maye nka rero mu minsi 3 ibihumbi 300 kuba followers ibihumbi 30 ingahe urumva ihita izamura aba followers ihita igera mu bihumbi 70 mu minsi 5 buri munsi yagiraga ibihumbi 100 mu minsi 5 bifite ibihumbi 500 uwo muhanzi wayikoreye se mwarahuye mwaravuganye nayikoze yatari ikiraka yo nayikoze kubera ko nari nayikunze so nyikora atari ikiraka umuhanzi nago nahuye nawe nanize saha nago ndahura nawe ujya kumusura kuri platform yese ukareba uburyo ahagaze sha nabeshye nago njya kugira kumustokinga cyane nyine oya birumvikana ko nk'iyo ndirimbo niba uyikoze ikarebwa gutyo kuri TikTok kandi urabizi ko TikTok niyo brand ihesha izindi platform kuba sha mana yanjye ntirariye kuba boro yarakubise n'ubwo ari umustar boro ngiye challenge nakoze zamuhaye umusaruro rwose nubwo atanyishyuye ni ikihe kintu wamubwira ubu ngubu bakakanya mbere yuko dukomeza story yawe kintu namubwira umuntu niba mubona n'umuntu mwabahanze niba mubona umuntu mwakoze n'ibintu mukabona wenda ubu nta sinzi niba ubona wakoze ikintu sibyo umuntu yitanze bro umutungo urabizi n'uwawe sibyo urugero sibyo uje hano ku muhandi wawe hararaye ukabona umuntu udafite ibyaryo usanze amaze guharura iwawe bro wamukorera iki wa muntu baye ufite ubushobozi urumva ko yakoze wamuhemba nk'abandi bakozi cyase ukamugaburira utitaye ngo wamuhaye akazi yego none se umuntu iyo mani nyine bajye baha agaciro mani bo nyine kubera kumva ngo karaba star mani hari igihe nyine birengagiza akumva nyine ngo kuba ari umustar ntago yagira n'abashima akumva ko nyine ari we kamara ariko ntago bari byiza nubwo ari mukuru nubwo anduta ariko nyine iyo umuntu yakoze ubona yakoze ibintu byatanze umusaruro so ubu ugomba nyine kumuhemba urumva niba nkoze sound sibyo akavamo izigira amamiliyoni nkagira aho ngera use this sound 16 utanyishyuye ndi ngenyine utanyishyuye
bahita wisha ubu ukwiye kwigaya wenda nimero ziba ziriho oya bajye bigaya agashyira kuri momo akavuga ati bajye bigaya yego umuntu agukoreye mani ibiboro urabona ko birenze byagwaye n'umusaruro mani nta nubwo wafata n'ibihumbi 5 mubwira uti nkwa fanta ako buruzi ko ushaka guha umuntu fanta ibihumbi 5 bikaruta uko wamuhaye ibihumbi 50 byo kumuhemba wabimusuzuguriyeho ni ibintu byumvikana yego twikomereze rero inkuru yacu ariko mbere yuko dukomeza rwose wa mungane mwabahanzi mwe mwababyeyi mwe mwokabyara mwe mujye mumenya ko umuntu yavunitse iyo umuntu afashe umwanya we kavuga ati reka nkore no sound yego nyine arimo kurwana na platform ye ariko arimo kugufasha none wewe kubaka izindi platform zawe kandi zinakwinjiriza nitwunganirana umuziki wabaye nka twunganirane nidufashanye bajye bare kubugugu oyi bugugu nabo niba umuntu agukoreye sound igeze 16 ayo twinjije ayo winjije turayazi ni imibare tuba tuzi habe no gukuramo 5 yagize mu mamiliyoni iyo ndirimbo habe no gukuramo 5 kweri dukwiye kwigaya ya nyine nago babibahatirije ariko oya wenda nakubibahatiriza ariko nawe abakwiye kwigaya akavuga ati runaka yaramfashije manuzi ko umuntu wakoze utamuhaye akazi ukabona yakoze neza aba rutu wo wahaye akazi niyo nawe yakora neza nk'uwo ngo birumvikana ahubwo ngewe nanakita ko nahaye akazi wibwirije habuze kwibwirizwa ukavuga ati reka marure hari ahantu nyine ubundi yego umuntu aba umustar ariko nta muntu wigira man uzi ko umustar ugakenera umuntu uri gutangira warabaye umustar akaba ari ikintu yagufasha cyane rwose reka tubireke ubwo abumva bumvisha kandi abafite umutima bazabikore twikomereze inkuru yawe noneho rero twari turi mugiye mu nzu y'ibihumbi 30 sasa gaze ziraguzwe n'ibiki byose abaho gaze ziguzwe na Eric yibuke ko gaze ishiramo inzira rangira ubwo muri make gaze gura wenda gaze ni 12 mwaguze ibiro 6 cyangwa mwaguze ibiro 6 ubwo byari 11 gutyo 11 icupa se sirigura 45 wenda icupa inzu y'ibihumbi 7 wayitungamo icupa rya gaze wishyuye ibihumbi 7 nako wishyuye ibihumbi 30 by'inzu wishyura ibihumbi 40 bya gaze ubwo yaje irimo bibaye ibihumbi 40 ngahe n'amatora mwese mugura n'indi matora ibyo nibyo ni Eric wabiguze man ndanamushimira wenda tu ndamushimira yego abana nyine yaransapotinze yego ibyo byose biba biraje twagiye rero inkuru y'ibihumbi 30 mu nzu gaze y'ibihumbi tugezeyo nyikora boro yo mu byondo nyine abanyarwanda barankunda batangira kumibiraga ntangira kubara nyine mbona mu kwezi ndi gufata amafaranga ukwezi kukagera nabonye andi kukagera gaze kagera nabonye ya gaze bitangira gutyo turakora mu byondo mbangize ibihumbi 100 kungira ibihumbi 100 ntararenza ikiraka cy'ibihumbi 50 yego ntarakora ikiraka kirengeje ibihumbi 50 urumva wenda sindababwira yo nsigaye nkorera ubu kujya ntiteranya n'abahanzi yego birumvikana urumva icyo gihe nageze mu bihumbi 100 umuntu wamaye ikiraka gihenze ari uw'ibihumbi 50 yego urumva noneho ncibwa no gukorera abantu bataranyishyura challenge gute rero kumwe na umuntu ashobora kukubwira utitamo ngenda gutamo wakoze biza kugenda gute umuntu mba ndamukoreye ama avance mani ndimbo maze kuyigira uko ayishaka yanga kunyishyura ahita nyambura 25 kandi wumvesha ariko Moyize wagorwa abana yego byari bibazo nayabariye nuzo urumva none rero inzu y'ibihumbi 30 tuyibamo nyuzurizamo ibihumbi 200 by'amaflowers mindura phone gute nabyo mbibabwire so oya birumvikana rero umavuga story y'ubuzima bwawe ngi nageze mu bihumbi 200 by'amaflowers mfite phone ya Airtel Airtel n'ubundi toujours yego ntira telefone nyikodesha phone nayibonye gute nabonye ikiraka cyo muri Faberphone respect Faberphone nabwo ari umukire wanjye gusa ahubwo ni nishumi man Faberphone ni nishumi ndamubwira uti Faberphone urabona ndi mu TikTok man ntabwo washimishwa no kubona ndi mu bihumbi 200 kandi hari ikintu twakora kugira ngo mbone telefone twese bikadugiye umusaruro arambwira uti rero Moyize
ndamubwira uti icyo gihe namunyuzeho ari kumwe n'aba makanika mani bagiye kwamamaza mu mujyi yego kubera ko platform nubwo nari mfite phone ya Airtel ariko nararebwaga ku 200 se simunzi muranzi hiyongeye 54 gusa muranzi icyo gihe narakoraga pe nabatagamo content za danje yego so ndamubwira uti Faba ninjye wamwiyakiye man ndamubwira uti Faba kankwamamarize ngiye nibonere telefone ibindi ibyo uzanyongera tuzabivugana nyuma ariko reka mbanze nkora akazi twandike sibyo aba nkubise telefone ahubwo Pixel 3 yego sibyo Faba phone akimara kugira umugisha uraza w'amafaranga natangiye kubona amafaranga menshi Faba phone amaze kumikiraka wipanze akazi yari umugisha wanjye oya wipanze akazi reka tubivuge uko biri nje nipanze wipanze akazi nje nagane na Faba phone ndamubwira uti Faba phone ngiye kwipanga akazi ume telefone yego nikore content ibindi uzanyongera tuzabivugana twandike sibyo yego Faba phone mba ndipanze ati ngwino tuba turakoze urumva phone yayimaye tutarakora none n'umwana mwiza mani yamaye phone na boro nimwe ndakora mba ndashutinze byishimo byari biri hejuru urumva rone arimo gukora wahawe n'ikintu wifuzaga phone ari yanjye yego banunze phone ebyiri ya Airtel na Pixel yego urumva ndakora Faba phone akimara kuma akazi ntangira kubona akazi noneho kari mu 100 yego mani ntangira kubona akazi nanjye nkajya nibaza se akakaza umuntu kamaye nuwahe nyine ntangira kubona akazi kagaragara man yego amafaranga nanjye mvuga uteye amafaranga kabisa kanjye Gisenyi ngiye kuryoshya mbanze nduhukemo dore ko ni Gisenyi ndi umwana nifuzaga kujya by the way oya nahise hari umuntu utarifuje kujya Gisenyi nta muntu utajya umuntu uti nge nabona gura mucanga ngahita mvuga utasi mu Rwanda ngomba kugerayo ahubwo uti ngewe ahantu ujya ipantaro ukajya kubona iri kuguruka yego ngomba kujyayo bo Gisenyi mbangiye mba nkoneko bise icyo gihe ngewe nari mfite n'inzozi ndi umwana zo gusuka dread nakoze akazi ko mu iyo story yo nayo navuze nacyo tuzayiheraho ubutaha iyo tube tuyiretse nge nifuje gusuka dread yego reka tuzayigire part 2 nari reka tukomeze ugeze Gisenyi arumva ngeze Gisenyi yego ziba ziraryoshye bwa mbere bwa kabiri njyayo bwa gatatu njyayo Gisenyi maze kujyaho nk'inshuro 8 10 zigeramo ubu byibuze narahahazi muniyo najyayo kubera akazi yego kubera ko nsigaye njyayo n'ubundi kubera akazi yari akazi kanjyanye yego so nujuje inzozi zanjye nifuzaga gusuka dread narazisutse nuzuza inzozi zanjye aho ngaho tuzabikora nka part 2 tuganire rero yego Gisenyi mvuyeyo nkomeza kubona amafaranga mbona amafaranga none se wari ukibana na ego mba mu nzu ya 30 ukibana na nuza none biza kuba ngombwa ko numva abasore nyine saga urumva iyo muri gukora nyine nago kabura kantu kinuje urumva turi gukora abafrowazi 200 none yaca no ndibo kwibaza ya indi yo yari ifite bangahe twakoranye imyaka 3 we nanuza na nujuje 200 ifite 210 kandi wowe twayita kari nshyashya mu mezi ngiye maze umwaka wuzuye ejo bundi kuko nari narafunguye account kuri 25 z'ukwa karindwi 2024 no kuvuga ngo umwaka mfunguye account wuzuye kuri 25 zakura kwa karindwi zakura kwa karindwi twashize ejo bundi ejo mu gitondo umwaka nawujuje kandi we twarahereye 2019 so ubwo tumaze imyaka 3 yego amaze kugira bangahe afite 234 niho meruka yego njya mu stalkinga nyine nago nari birumvikana kuko rega ni boro wakoreye nyine njya musura cyane ngari uko ameze yego noneho rero ku 200 wowe ugize bingahe ngize 256 congratulations kabisa yego noneho biza kandi sinzi kuri we niba karajemo akantu wenda ko gushwana kubera ko wenda abafrowazi turushanwa simbizi bro ndivuga ukuri man ikintu cyambabazaga man Eric namufataga nk'umudadi nyine urumva umuntu nakuze man numva ari inzira y'iterambere ryanjye yego nagira umushitsi man munavanye igwa mu man yego akazana story nyine zinsebye man umuntu tumaranye imyaka 3 urumva niba ubana n'umuntu man ukagira umushitsi nawe akagira umushitsi
abashitsi bagera agahita azana story zigusebya zikuvuga nabi kugira ngo nyine usebe mu bantu nyine ntabwo njye nari nzi Tiboro dupfa tu Yego. nkamwihorera so mani biza kuba ngombwa ko tumara amezi agera muri 3 buri uko dugize abashitsi mu rugo kubera ko wahoraga abashitsi abahanzi hazamo story zisebya Moise mani zivuga buryo kindi ikigoryi buryo kinabwenge ngira mani buryo kibyo nkura ari ibintu by'ubugoryi ahubwo wibyo akora ari byo birenze. Moye wambabarira nkagusaba akantu narira waretse iyo story nimwe ya direde naho ngaho nuza mugenzi wawe harya Eric tukazabikora part 2 kuko ndumva ari byo byaba biryoshye twahere kuri story yawe ku giti cyawe na Eric ari muri story yawe urumva yagombaga kuzamo nk'umuntu mwaturukanye hariya hakurya iriya Iburasirazuba Rwamagana Rugende ni hafi y'umujyi wa Kigali ndabizi ariko hafi y'umujyi wa Kigali ariko twaga mu ya 7 yego mukagera ku Gisozi mukabana yego uyu munsi Eric akaba ari ukwe na Moise ari ukwe umwe akaba yarakoreye undi akamufasha kugera hagera undi nawe akikorera akaba afite ahageze uyu munsi ndagira ngo tuzakore part 2 igaruka ku buzima bwawe na Eric no mubana nyirizina utangiye kugafata byanyabyo wakajatiye. Njye ubundi abanyarwanda ngiye ikiganiro cyanjye tujye muri story yanjye nta nubwo twayivuga umunsi umwe gusa. Yego. Kuko hari ibyo navuze byuko nakuze, hari ibyo ngibyo, hari ibyo ndi mubu. So umuntu agira story buri munsi. Yego nakagaruka. Yego nta kibazo. Nta kibazo. Rero ndagira ngo nge wenda nidusoze gutya. Ni nk'ikihe kintu wabwira abanyarwanda baguflowinga baba bagukurikiye umunsi ku munsi ku rubuga rwawe rwa TikTok? Ni nk'ubuhe butumwa wabaha? Yego hera ku butumwa. So ubutumwa naho abantu banje nje nkunda urukundo munyereka, so ngira emotion cyane ndishima. Yego sa nkuzamura ngira emotion cyane nkishima iyo mumbwiye ko mu nkunda. Yego bikaba karusho nk'iyo muye n'abantu bakuru b'ababyeyi ari kumwe n'umuryango harukuntu mujya mutunga udutoki ngo dore nuza mukambwira uti wahagaze tukagusohoza. So nk'iyo umobe uri umumero uri kumwe n'abana nabo bakanyambira n'umupapa kansohoza, nyine mba numva ari ibintu biri hejuru to bigaragaza ko wakoze. Yego nago nakuze mbibona nyine. Okay, ikibazo rero nashaka kubaza mbere y'icyo ngicyo wenda cyo kugira ngo banze ubwira bagukurikiye umunsi ku wundi kuko biba ari byiza nabo kubaho message runaka. Yego. Ubundi TikTok irabahemba? Nje TikTok irano iraguhemba yo ubwayo? Njewe TikTok niyo nkuraho amafaranga nunga mu buzima bwa buri munsi amenyera buri kimwe. Ariko atavuye kuri account ya TikTok ahubwo niyo nkoresha niyo imigaburo. Yego. So sinababwira uburyo nyabonamo kuko buri muntu buragira umusaraba we. Hari abantu bavuga ko TikTok ariko idahemba. Yabo ngabo nyine ntibahemba nta mafaranga bayikora, ariko nge irantunga nakandi kazi ngira. Umuboss nkorera azambwire ngo ndamukorera. Hano tuba turi mu bintu biri seriye nyine turi kuvuga ukuri. Yego birumvikana. Rero ni ikihe kintu wasaba abafana bawe rero baba bagukurikiye? Icyo gitandukanye na cya kindi? Yego. Je ikintu nsaba abafana banje nimukabona ibintu mbahaye ibintu nyine mbakoramo video, mujye mushishoza kuri video mbakora kuko video mbakora mba nazitekerejeho nazikoze nyine abantu muzireba gutyo gusa nimukazireba gutyo gusa. Byibuze video yanjye ugisubiramo gatatu uvuga uti Moise kuki yakoze iyi video, wite kuri sound, wite kuri acting nakoze, wite no ku mwambaro nshobora kuba nambaye muri iyo video, wibaze ngo kuki yabikoze gutyo ubutatara bikoze gutya. So bizajya biguha iyo video izajya kugira umusaruro kuko buri video nkora ibifite abantu yagira umusaruro. Yego nshaka ko kugucalenjinga ho gato. Naribe. Yego. Ni ikihe kintu utakora usubiye inyuma mu buzima bw'ahahise? Mu buzima bw'ahahise? Yego. Ni ikihe kintu wumva utakora wakoze? Kubumba amatafari. Kubera ikize? Cyama nanjye. Bro nateruraga itafari rimwe gutya icyondo kunda. Yego. Ariko nago nabikora. Mbaye mfita ndi mahitamo nahitamo ibindi. Yego. Yego. Ni ikihe kintu wifuza uyu munsi kuba wageraho niba atari ibanga? Kugira
ubushobozi bwo gufasha abadafite ubushobozi bw'ibyo bashaka gufashwa. ubu niwe Moyize. Mbese Moyize reka nkubaze, Yego ndakumva. ubu bibaye ngombwa ko umuntu wagufashisha akaguhereza telefone akubwira ngo nanjye ngukeneyeho ubufasha runaka, urabizi aho ugeze ushobora gusanga uruhare rwa telefone yaguhaye rurimo 92%. Wamwishyuza cyangwa se wamukora nk'umuntu wakuremeye akavuga ati ndabona ufite akazoza wa mungane w'abarundi twagiye. Wenda uzi umuntu ntashobora kwishyuza Fabofone byaje nyuma, wenda yaransapotinze, ariko wenda umuntu ushobora kunsaba serivisi iyo ari yo yose nkayimuha ntamwishyuje, uriya mugabo wampaye 10,000. Ese nari izina ryuzi? Bro, ni umuyobozi, ntabwo ari ngombwa ngo mvuge izina rye, mba nanze kurivuga. Sa nk'ufata mikoro gutya. Ni umuyobozi, ariko kuri kamera ntabwo ari ngombwa kuvuga izina ry'umuntu. Birumvikana. Yego. Ariko buri uko uryamye, buri uko ubyutse utekereza 10,000 yaguhaye icyo gihe ubikeneye. Wenda ntabwo ari buri uko mbyutse, ariko iyo ntekereje itangiriro rya TikTok yanjye anza mu mutwe. Kari TikTok yawe uyu munsi niyo guhemba, niyo Eric yamaye 5,000 nyuma y'uwo mugabo atayamamani nta, kandi hari n'amagambo yambwiye ari nayo yaguteye imbaraga. So ndanamushimira nyine, yarakoze. So ikintu cyose yansaba njye nyifitiye ubushobozi ntakikora ntamwishyuje. Byazanaba byiza ubwo ambwiye uti Moyi, atavuze wenda ngo naguhaye iki, akambwira uti Moyi mushaka iyi serivisi. Nicyo kintu uba wumva wifuza. Njyewe nyine anunguye nka gutya akabikora, nareba emotion ngira, nkareba. Gusa icyo nzi nuko ntago namubwira ngo amafaranga, namubwiye utahubwa icyo kintu ni igiki se nyikore byikubye kabiri, kuko mani ni umuntu wa danger. Kandi mani nubwo twari tuziranye bro, ntabwo twari tuziranye, twahuye uwo munsi amafanta njye nyivunjamo telefone. Reka dushimira abari badukurikiye kuri Juste Talks, kuko dukomeje kuganira ikiganiro cyamara nk'amasaha nk'icumi. Reka tuzagikore part 2. Ndagushimiye cyane byimazeyo. Nanjye ndagushimiye kandi n'abadukurikirana. Yego, kandi Imana ikomeze igufashe iterambere ryawe rizamuka umunsi ku wundi. Sawa, ubwo naho utaha. Sawa.